Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise burya koko ngo gukunda utagukunda bimeze nk'imvura igwa mu ishyamba. Muri filime yacu The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire Lewis na Tricia, ibintu byabo babisoje nabi ariko barabisoje. Mu gihe Tricia yari gupanga uburyo ari buze gufata icyemezo cya nyacyo, mu gihe Tricia yari gupanga uburyo ari buze gufata umwanzuro wa nyawo wo gufata urukundo rwa Lewis na Alice akaruvamo akareka kurwivangamo, uyu Lewis nawe yari ari gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo, aho Tricia yari ari kureba uburyo agiye kuva mu bintu bya Lewis na Alice. Lewis nawe ahise aza asa n'uworosora uwabyukaga, aho Lewis aje abwira Tricia ko akwiye kubwira mama we ko badakundana, ko nta rukundo ruri hagati yabo ndetse ko badateze no kubana. Uyu Tricia acyumva aya magambo umujinya uramufashe, n'ubundi bihuza nuko nawe ariyo gahunda yari afite, aribyo bintu yari ari gutegura. Afashe urushi arukubita umuntu bita Lewis atangira kuzungerera, ariko ni hahandi n'ubundi akari ku mutima gasesekara ku munwa. Lewis yari asanzwe abwira Tricia ko atamukunda, none nanone yari yongeye kubimubwira kugira ngo abe yabwira mama we ukomeje kwitegura ubukwe amenye ko nta bukwe buhari. Gusa nubwo bimeze gutya, uyu nguyu Lewis yamaze kubwira Tricia ko badakundana, nanone Lewis ari kugerageza kwikuramo umuntu bita Alice, kubera ko Lewis ku ruhande rwe atekereza ko Alice yamuhemukiye, ntabwo atekereza ko Alice ari ubugambanyi yakorewe. Guys, abakunzi ba filime The Homeless Girl bafite amatsiko yo kubona uburyo uyu mama Lewis ari buze kuba yakakira ibi bintu Lewis yabwiye Tricia. Abantu benshi bafite amatsiko yo kuba babibona. Mu kanya turi buze kubazanira akavideo k'uburyo mama Lewis yabyakiriye, kuba Lewis yafashe Tricia akamubwira ko badakundana, akamubwira ko batazabana, akamubwira ko batazakora ubukwe. Ako kavideo abantu mushaka kukabona, mwewe mu nkandira aho handitse subscribe, mu nkandira like, mume ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mutubwire uko mubyumva. Abantu mwese mushigikiye Lewis, mwumva ko akwiye kuba yasubirana na Alice nubwo ibye na Tricia bisa naho biri kurangira. Ndagira ngo abantu mubona ko urukundo rwa Alice ndetse na Lewis ruzongera rukagaruka. Mu nkandira like, mume subscribe, abantu mwese mukunda Alice ndetse na Lewis. Ese guys, ko uyu Lewis ibintu byose atangiye gufata ibyemezo, umutwe we, umutima we biraremerewe. Mu mutima we ari gutekereza uburyo yari yarafashe urukundo rwe rwose akaruharira Alice, ariko Alice akaba yaramuhemukiye. Lewis ari gutekereza uburyo Alice ari umujura, ibyo byose bikamushengurira umutima, ariko Lewis ntabwo aramenya neza ko ibi byose ari ubugambanyi Alice ari gukorerwa. Umunsi Lewis yamenye ukuri, akamenya ko Alice atari umujura, akamenya ko Alice atari umurozi, ibyo bamuvugaho byose ari ukumubeshera. Umunsi Lewis azicarana na Alice akamubwiza ukuri, Lewis akamenya ko sheke Alice yari afite yayihawe na mama we. Ibi ngibi bizatuma noneho Lewis agarukana imbaraga zidasanzwe mu rukundo rwe na Alice. Ese ukunda filime The Homeless Girl? Nimba ukunda filime The Homeless Girl, birumvikana ko nawe wifuza yuko umuntu bita Lewis yamenya ukuri, akamenya ko uyu nguyu Alice ibyo bamushinja byose atigeze abikora, akamenya ko Alice ari umwana mwiza atari umujura. Ibyo byose yamara kubimenya agasubirana na Alice. Ese nawe wifuza yuko Lewis yamenya ubugambanyi bwa mama we na mushiki we Nana? Guys, niba ubyifuza, ibitekerezo byawe turabikeneye hasi muri comment. Dukeneye komanteri zawe kugira ngo twumve uko byumva, ukubona iyi filime The Homeless Girl. Ese buri kimwe cyose gikomeje kugenda neza
nk'uko mubyifuza muri iyi filime The Homeless Girl. Mukwiye kuvuga aho ibintu mubona bigenda neza n'aho bitagenda neza, twe tukabasha kuba twabitunganya, mukabona filime The Homeless Girl imeze neza kandi ishimishije. Murabizi ko iyi ngiyi ari filime imwe muri filime za mbere zikunzwe ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu tuba tugusaba gukora subscribe umunsi ku wundi, wanditse subscribe ugakandaho, ugakanda like, ugasharinga, ukaduha ibitekerezo bya hasi muri comment kugira ngo update zose tuzinjiranemo za filime The Homeless Girl. Gusa Lucky we akomeje gutekereza ku bibazo Alice afite. Alice akomeje kugaragaza ko afite ikibazo, ariko icyo kibazo afite akomeje kugihisha Lucky. Ese Alice aze kuba yabwira Lucky ikibazo afite? Guys, ahangaha ndagira ngo mutubwire uko mubyumva, niba mwumva ko ikibazo Alice afite. Murabizi mwese ko ikibazo Alice afite nta kindi, afite ikibazo cy'uko Lewis amutekereza nk'umuntu w'umujura, amutekereza nk'umuntu ufite umutima mubi. Nanone Tricia na Nana bakaba bajyaga gutangirira Alice mu nzira agiye guhaha, ariko ibyo ngibyo byo ibya Tricia na Nana murabizi ko Tricia yamaze gufata icyemezo. Ibintu bya Lewis na Alice ntabwo azongera kubisubiramo n'umunsi n'umwe, cyane ko na Lewis ubwe yaje abihuhura abwira Tricia ko badakundana, badateze no kuzakundana, ahubwo akwiye gufata mama we akamubwiza ukuri, akamubwira ko adakundana na Lewis, nta n'ubukwe bafite. So rero nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl, bye bye, avitara vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira umugisha mu byo mukora byose. Duhure next episode of The Homeless Girl.